umugani wa karyamyenda. Habayeho umuntu agakunda kurya imyenda. Umunsi umwe asanga ingwe yiyiciye ihene, arayibwira ati njyewe mfite ihene nyinshi, mpa akanyama nanjye nzakwishyura. Ingwe ntiyashidikanya ndetse imuha uruhande rwose. Undi munsi ajya mu rufunzo hafi y'uruzi, ajya guhambira imiganda y'inkorogoto. Ahageze ahasanga ingona yishe inka, nuko abwira iyo ngona ati reka dusangire iyi nka nanjye nzakwishyura. Ya ngona iremera bakabana. Hashize iminsi ya ngwe iza kumwishyuza, ayibwira ko izagaruka hanyuma ngo asubire ku ruzi. Ya ngona nayo iramufata iti mwishyura. Arayibwira ati ejo uzaryama aha ngaha nzayizana, nawe uyigira uko ushaka. Iramureka aragenda. Ngo agere imuhira asanga ya ngwe yarahagazemo, iti njyewe rero sinsiga ntakwishe. Wa muntu nawe ati oya ndeka irya none ejo uzagaruke. Ngo buke igaruka kumwishyuza. Arayibwira ati jya hariya hafi y'uruzi niho nayishyize, narangije kuyica. Naho arayereka ko ari yasize ya ngona. Ya ngwe iramanuka no ku ruzi. Igeze aho agombaga gusanga ihene, ingona yari yihishe mu byatsi iba yayibonye nk'ejo, irasimbuka irayifatira yica iti. Birarangiye, wa mugabo ntiyabeshya. Imaze kubagwa uruhu iruha wa mugabo, nawe arukura inka ebyiri zose, akira ya myenda yaryo.